murase vuba. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana ane mirongo ine na karindwi mu bwami bwa Gisaka mu gace kari kegereye ingoro y'umwami Muzirankende wa Ruhinda. Ako gace kari gatuwe n'abarozi benshi cyane kandi batandukanye. Igihe kimwe umwana w'umwami yaje kurwara ibibembe maze birangira apfuye kubwo kubura umuti umuvura. Ibyo byateye umujinya cyane umwami ndetse n'uburakari. Rero ararakara abarozi bose bahari muri ako gace. Kuva uwo munsi yatangiye kujya bashyira ahantu hamwe maze akabatwikira hamwe. Aho abo bantu babatwikiye haje kwandika amateka. Bavugaga ko nta muntu wongeye kuhatura kuko bavugaga ko hasigaye umuvumo. Abantu bahatinya gutyo imyaka iba myinshi batahatura. Gusa uko iterambere ryagiye riza niko abantu bagiye bagenda bahatura gake gake birangira bahatuye. Iki nicyo gihe ngo plane twapanze igende uko twabipanze. Hanyuma ahantu dutandukanira ni ahangaha. Kandi mwibuke polisi ifite amakuru yose. Ahantu hose turi gushakishwa. Kuriya twari twabipanze. Ntago njye uramusekirita agomba kumbwira icyo gukora. Niba umuntu muri kwati unama hasi nikorera ibintu, mwibuke ko nta kimenyetso kigomba gusigara. Imodoka musigaye muyitwitse. Yego turayitwika. Kigende nyine cyangare. Kigorye gusa. Karabona twajya mu kazi nka karaka imvune nkagabana n'igisaza nka kiriya. Ariko abantu Mane kiradutwika imodoka twigendera. Ariko iki gikapu kiremeye gutya, ubu nta mafaranga arimo gusa. Ko twa twije amafaranga menshi ubu yari ngombwa ko mukora ibintu nk'ibi kweri. Ariko abantu mujya mwigora. Ubundi twe twari twagupangiye ko tugiye kugushyiraho ibyaha akaba ariwe bakurikirana. Ibikumwe nabishyize ahantu hose kugira ngo utubere igitambo abariwe bazafunga. Ntabwo byari bigoye n'imyaka bicyo ari kuzafunga bakakureka. Ariko kubera amatsiko yawe ugiye gupfa aranashaje. Gusa muri iyo mbuga twikiyemo abo barozi abantu benshi batinyaga kuhagera kubera amaraso yasaga icyatsi kibisi yahoraga atemba muri iyo mbuga. Hari bamwe mu birengagije ibyo byose maze bakandagira muri iyo mbuga. Maze bamwe mu bagabo batatu bahageze, umwe muri bo yaje kuraswa amaraso yivanga n'ayandi yahoraga atemba muri iyo mbuga. Igitangaje kuri we ni uko aho gupfa yisanze afite imbaraga zidasanzwe.
kuri kundya kweli. Tunageze ahangaha gutera. Aya maraso se twavuganye amafaranga turasa nta n'ijana ngo kubera iki se kubera iki utari bunyishe ubonye kunarara unkubise hasi ariko ngo kubita hasi so mwagiye mugira mu bwonko ahubwo wamwe wowe wicaye wihengetse ntago bishoboka nta n'ijana ngo bavubwiye ibintu uri kuvuga ngo uranyishyuza ahubwo uranyishyura uranyishyura aka kanya ko ari unkubise hasi wari kunyishyura ngahe umva shumi ntago bishoboka nge nta kuntu naba ngukuye hirya iriya unkuzane ngugeze aha ngaho ukambwira ko utari bunyishyure ntibibaho. umva ntabwo nkwishyura ntabwo nakwishyura n'ukuntu wabuzeho gato ngo nkoreshe impanuka ari haruguru ariko ntayo twakoze iyo tuyikora uzabaze ntabwo ari ukunishyura niyo wandasa ntayo naguha. ntimundebera yanze kunyishyura da ari ngewe nahita mujombagura iriya karamu. Ntukasuzugurwe n'umuntu ushaka mujombagura iyo karamu. Ibi ni ibiki? Uriya muntu se dutekereza kimwe? Wakirukanse polisi itazaga gusangaho. Wafasheho amaraso atagushiramo ugahita upfa. Gusa iyo ndi gutekereza umuntu ahita abikora cyangwa nasinze. Ese ubundi nageze aha ngaha gute? Cyangwa ndimo kurota? Ubundi ibi byose byatangiye gute kweri? ntimundebera yanze kunyishyura da. Sinzi igitangaza cyabaye kugira ngo izi mbaraga nzibone, ariko ntabwo ari bibi. Tubone kubasha gusubiza ibinyuma ibihe. Cyamurekere wigendere. ngaho yatwarendera ko ari cyo azakumarira. Kanze ndebe aho byose byatangiriye. ariko bantu mujya mwigo ubundi twe twari twagupangiye ko tugiye kugushyiraho ibyaha akaba ari we bakurikirana ibikumwe nabishyize ahantu hose kugira ngo utubere igitambo aba ari we bazafunga. Ntabwo byari bigoye n'imyaka mike bari kuzafunga bakakureka, ariko kubera amatsiko yawe ugiye gupfa aranashaje. Murase vuba. Semari tempuri mu biki? Marira Sabozwe no twapanze kwica bro. Marira Sabozwe
Manasa boss. Bro, what the fuck are you doing, man? Man, ugomba kurasura muntu, bro. Man, bakwishonge kugira ngo ngambane. Bro, ibi byose no biteye. Bamare tempo. Man, come ki bro? Man baje ibintu twapanze. Man rasubira muntu n'ubikuye bro. Rasubira muntu twikomeza twira amafaranga. Ngaho nawe irase mu mutwe. Ibirozi nkamwe barabambwiye. Heberwa ukuntu niganje yangambanira. Kumbe ni wowe. Scott, ngaho nawe irase. Sinzi niba uri w'ikibongo cyangwa uri w'inyamagabe, ntago niteye ku burozi bwawe. Gusa ntacyo wankoraho ubu ngubu namaje kukwikingira. Mwana, uzi ibintu muhombeje? Umuhombeje ibyishimo bro. Muhombeje niga yanjye, ntago ibyo mbyitayeho. Subiza se. Ubu nta kintu ujye wankoraho, namaje kukwikingira. Wapi? Sajya kuroga iwanyu. Cyari kanje kabisa. Basabye iki? Siko ntakiri hera. Siko ntakiri umuntu isigaranye wa. Uriya muntu ntamutinye hafi kanyisetse. Who the fuck are you? Ndakeka ubundi kugukontorora noneho ngaho sohoka mu modoka. Injira muri iyo modoka ugende uhonda umutwe kurivura kugeza upfuye.